Oh yes, nongeye kubasubiza ndetse mbifuriza kaze kuri RIKE TV. Tubuzana bakoze subscribe ndetse n'abatari bayikora uyu ni mwanya kugira ngo muyikore amaze ibintu bigende neza cyane. Ndabashujeho muri hose intara amajyepfo, intara amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Umujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze y'igihugu namwe kude chapeau. Yes, abantu banje bari muri Amerika ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye by'isi, mu cyisi zitandukanye, abari Tanzania, abari Kenya, abari Uganda, n'abari handi hose ajyatandukanye mu bihugu byose bigize isi namwe kude chapeau. Njuje Diamond anko wanje gade Diamond ndamushuye cyane. Diamond Platinumz anko nawe ndamushuye cyane ndetse kubwira ngo amahoro y'Imana mu Kiswahili musalimie kwa Kiswahili acha nimusalimie kwa Kiswahili sasa Diamond Platinumz musalimie kwa Kiswahili shikamon Diamond yes, habari yako? Mimi nafurahi sana kabisa arakini natafuta korabo yangu na wewe ya kufanya nini? Ya nyimbo. Ya nyimbo sasa. Sasa ninataka ananipata ndi Diamond Platinumz. Diamond Platinumz. So he's my uncle. Yes, he's my uncle. So n'umuntu wa danje ndamushuje cyane ndetse uvuga mu cyongereza kugira ngo abashe kubyumva. In English. Yes, in English. So let me greet my uncle. You know Diamond Platinumz. He's my uncle, and I wanna call to go in. So I don't know about let me say that things. Me for real, I'm a project that. Please, I beg you. I need a collaboration between me and you. If I'm allowed, you can test me in my account, or you can use your account. Even have my Instagram, even a TikTok account, and the other platform. So my brother, I really appreciate you for all the video you have uploaded in my IG story, and I really appreciate you all support you showed me in a few days later. So it's a big support to me because I can't say a lot of words, but in a few words, let me take this time and appreciate my brother Diamond. So I'm very happy because Diamond Platinumz, man, he's a good guy and he's humble, bro. Imagine how the superstar in East Africa, he can take my video and put it in his Instagram, bro. Do you understand that thing, bro? That it's yes, Diamond Platinumz, please, I beg you, please. I have many different accounts, and even TikTok, Instagram, and even I have my YouTube channel called Kagara Kinidomo, RIKE TV, Kagara Vlog, but the thing is I want to request you. The thing is I want to request you is that you may go on my Instagram and make a flow on my Instagram. Only that. I don't need a lot of things, but you may go on my Instagram and make a flow. God, if you just I don't know if you got it. Please listen what I'm talking to you. I'm not sure if you follow the many things that happened recently. Yeah, 10 minutes ago. Yes, I have seen the many people say that Kagara, are you talking the shit, man? How Diamond Platinum can you come to a video and comment a video just talking that you are king? So bro, I'm not scammer. I'm just telling you the truth. I'm just telling you the things which will be happening. So I'm not here for scam you because I'm not gangs. Yeah, I'm a real man, you know that, bro. I'm a real man. That's why. From bottom of my heart, I really appreciate Diamond Platinumz. And what I require for him is to go on my account, and even he may choose the account he wants. And I have TikTok and Instagram. Let me focus on to this account, Instagram or TikTok. Make flow on my account, even Instagram only that.
I don't need a lot of things, but you may go on my Instagram and make a follow to my account. Need a photo. Yeah? Just a photo. Just follow only that. I don't need a lot of things, bro. I just need to that my platforms I go on my account and they flow. Just only that, bro. I don't need a lot of things, man. That's all. Yes, rero tugaruke mu cyo abantu ngo bari baheze nubwo ntakize ariko ndagerageza ntago wangurisha wanagerageje kuzirasa ariko abantu bari hangana ariko hano kuntu tugira ngo tunagacishemo nene bigende neza cyane so rero meze neza ngemeze fresh sana ariko rwose nshimiye Ankonje Diamond Liliane twari tumukumbuye cyane hanga kuri Afrique TV twari tumukumbuye ariko icyongera ngo mubwire nuko twonye kumereza ikazi hano kuri Afrique TV ni mu rugo ni wabo ni ibintu byiza cyane gusa icyo nishimiye nuko yagarutse amahoro amasomo yagenze neza uko yabitubwiye uko byaza kose yaragejeje kubikora nk'umuntu so rero reka tubwire uko ameze twari tumukumbuye ko amasomo yagenze atubwire muri make uko ibintu bimeze nanjye kuvuga ngo Sabrine yes riri umeze biti sawa umeze neza yes umeze fresh uvuye ku ishuri ni byiza nawe kusanya turi amahoro nawe ko tumeze neza nta kibazo ku masomo byari bimeze biti ntabwo biba byoroshye nanjye narize ndabizi n'ubu ndakiga uzanga amasomo ntabwo ararangira amasomo nyine nkuko warubivuze byari bigoye nyine ako nyine umuntu agenda kugerageza nyine yiha imbaraga aho wagenje nabi nyine ukagerageza uburyo utabizagenda neza yes so icyo navuga Ngicyo nshimiye no kugarutsa amahoro kuri Afrique no Naragukumbuye bakumbaza Liliane yagiye nkabwa ati nyaboneka ari kwishura ari kwiga we ntagabo n'umwanya yiga muri interna yagaba mu kigo niyo mpamvu ariko kuko muri holiday muri vacances niyo mpamvu tuvuze tereka konye tukwereke abakunzi bacu kugira ngo bongere kubona ho nabasuze babwire uko umeze ibintu birango ariko dushimiye Imana cyane twese kuba tumeze neza kandi kuba tugize gutetura amahoro yes okay so rero wagiye ku ishuri uvuye ku ishuri iki byose muri vacances ugeze muri vacances yes it's okay ni sawa cyane uri mwaka wa gatandatu w'amashuri asoza secondaire ni izihe ngamba zihari ingamba zihari ubu ngubu ni gushaka icyatuma utsinda ibyo bizaturuka kuki bizaturuka kuri njyewe nkora cyane nkora cyane nyine nkorera muri group kora muri groupe ndetse ushyiraho imbaraga kandi I hope yuko ibyo bintu uzabigeraho kandi bikagenda neza cyane so okay byose uzabigeraho gusa nyine bira bintu bisaba kugira gute gukiraho imbaraga ibintu bikagenda neza nta kibazo so ubwo muzakora pratique ryari kwa gatanu niko tuzatangira kwa gatanu nibwo uzatangira practice ubwo national exam iri ku itariki zingaho ubwo mu kwa karindwi niho ku itariki zingahe cyangwa ntabwo mwamenye itariki neza ndamenye itariki ntabwo amatariki araba updated nyine ngo babwire ngo ni iki gihe cyangwa yarasohotse ubwo yarasohotse ahubwo nshaka kubona ntabwo wibuka neza ariko ndakeka ntabwo bijya birenza mu kwa karindwi n'ubundi amatariki batageze nyine ntabwo nyine kizamita kozwe ntabwo bijya birenza mu kwa karindwi so ubumva rero no gushyiraho imbaraga ukomeza ukiga cyane uko nabwo buriya uyu muntu aje muri vacances especially ku muntu wiga muri secondaire mu wa gatandatu ntago ari umwanya wo kuryama ahubwo ari wa mwanya wo kugira gute gukora cyane noneho ugakora cyane ukiga cyane pe noneho wamara kwiga then ugasubira ku ishuri ugeze gute utyaye uri kubyumva utyaye ubundi ukaca kugira gute ugenda nyine wirukanka cyane so byose kubigeraho bisaba gute gushyiramo imbaraga bigasaba igihaha nyine gukora buri kintu cyose gishoboka kibaho kugira ngo ugire gute ubigereho nibyo nkwifuriza nk'umuvandimwe ariko inshallah uzabigeraho buriya nabwo nugerageza ibintu bikanga wowe ntagire ubanza uzicira ariko nta mpamvu yo kwanga yuko byanga ugomba kubikora nyine ugomba kubikora ukaba wowe yes ugomba kubikora ukaba kowe cyane amakuru n'umuruzo bose musanzwe bimeze bite ubuzima busanzwe meze neza
burya warukumbuye iki hanze ni byinshi warukumbuye cyane uvuga ati ngiye nari ndi kushari ko nari nkumbuye kino kintu nkanje navuga njyaga mva kwishuri ko niga muri interine sinajyaga nyine mfa gutaha najyaga mva kwishuri nkumbuye ikintu bakwitiye ibiryo mu buzima bubaho bwanjye bwose nkumbuye ibiryo bya danje wowe warukumbuye iki nari nkumbuye amata warukumbuye kuba kwinywera amata niyo yonyine gusa warukumbuye cyangwa hari ibindi bintu warukumbuye n'abavandimwe ninde muntu warukumbuye uvuga ati n'umuntu ndamukumbuye pe nari nkumbuye Mfizi Alphonse Mfizi warumukumbuye hiki Fizi nabahamagaye ndi ku ishuri arambwira ati ngubu ndatetse mfite abashyitsi mu kanya numva nyine birancetse ariko bwira ngo aratetse Mfizi ngo mu rugo ngarabipiga bya danje Mfizi ntago abaho ngo niwe uteka iyo mwagiye gushira umudari Mfizi ngo niwe uteka byatari ngazi guteka kubi arabizi yego Mfizi Alphonse kabisa ya nta bandi bantu warukumbuye ubose njye ntabwo warumumbuye mwana bose ni ibisanzwe njye ni ibisanzwe birumvikana so natwe twagiye tubura akanya twageze gusura mu gihembwe gishize uretse ko ubu ngubu twari dufite nyine akanya gato nanjye ndi kwiga nyine amasomo yari yarambanye menshi cyane nubwo n'ubundi ntiyarimo ariko I hope yuko mu minsi iri imbere nyine bizaba bimeze nkaho bigabanutse ariko ikintu gihari cyo ni uko twari dufite gahunda yo kuza gusura uretse ko nyine bitadukundiye ariko ndakeka ko nturangije uzarangiza n'ubundi ejo bundi kwa karindwi ntabwo rero nimusubira gushana tuzagiye gusura yes riri dukoze ikiganiro cyagiye ku ishuri turagiye koze tuje gusura Liliane ubundi nahaye makuru ubundi wumvaga we nko hanze bakavuga ati we hari ukuntu nyine nk'abayobozi kuko badukurikiye ko bafite amatelefone ese nako nakubwira ngo kagara ngo ndasaburine ibiki n'ibiki oya nyine ngewe agiye nyine twari tuvuye mu kizami noneho murana na etanda nyine ntabwo nyine aramba etanda ubwo ndero bisobanura ku bantu batabizi yego ntabure maza atambwira ngo kandi uziyahura ndamase se niyahuzwa n'iki nguzi ibintu sabure arimo nakagarara ndamubwira ngo bihorere nguziyahura yeah okay so nta kibazo ni sawa gusa nongeye nshimye n'ubuyobozi bwanyu nongere mushimire cyane kuba baraduhaye uburenganzira kuba twagira gute twaza tukinjira mu kigo tukagusura n'ibintu bya danje kandi nabonye bubaha buri bantu bose kabisa nta kintu bashingiyeho n'abantu beza cyane turabashimiye ubuyobozi bwanyu cyane. Yes, umaze kugera ino rero urebe ukuntu ibintu bimeze n'ibiki mbega urebe ngubu wamaze kuba umuturage bina ese iri ubundi iyo uri muri vacances n'iki ukunda gukora cyane iyo ndi muri vacances ntabwo uri muri vacances ubu ni ibiki hugiyemo apart from nyine tukuyemo kwiga ubundi nk'ibisanzwe ndabyuka nkakora imirimo nayisoza wenda nabona mfite nk'umwanya nyine uhagije nkasura nk'inshuti zanjye neza hafi rero umunsi wanjye ukarangira nize inshuti za hafi ugira riri inshuti zanjye ugati ino nshuti ni ya hafi ubundi inshuti nge nyine inshuti ya mbere ngira ni Sabrine ibaza ko umuntu avukana akaba ari inshuti yawe niyo nshuti ya mbere ya hafi yawe ugira niyo nshuti sura kandi muvukana oya nyine haba hari n'abandi n'abandi bakobwa duturanye nk'imasaka na RIKE nyine ikabuga asubone hose no wacugene wegeze kujya ufite umuntu wageze kujya kwasura wese ikabuga oya kabuga nta muntu nagiye gusura ni kuvuga ngo uhaze gutyo gusa cyangwa uhatambuka gutyo gusa ujye wifuza se niyo agace ujye wumva i Kigali kumva ko ushatse ukageramo ku gicumbi cy'ubutwari bumva wahagera nyine bumva uhashaka pe Imana izabimfashemo hari igihe twazajyanayo tukajya kureba ukuntu bimeze inshallah Imana izabimfashemo gusa hari n'abantu harimo ushobora kuvuga ati ngiye nzahamujyana ndabimwemereye tugira abantu bacu hano n'abantu b'umugisha abantu bacu n'abantu badukunda cyane kandi n'abantu batwumva umunsi ku wundi so rero humura aho ngaho uzagera kandi n'atarongaho uzahagera gusa ese ni ikihe kintu gituma nyine uvuga ati ku gicumbi cy'ubutwari sorry ni ikihe kintu wumva niyo mpamvu wumva nyine ushaka kuhagera impamvu se
nyine nuko nyine n'umwana twigana naramubajije yaraje nyine arambaza ngo mu majyaruguru ngo ni hehoze ndamubwira ati ntawe uretse nyine Nyamugari noneho nyine kwa numvaga bavuga ngo ku gicumbi cy'ubutwari nyine ngo ni heza ndamubwira ngo gusa nyine ngo abantu mba numva bavuga ngo ku gicumbi cy'ubutwari ndamubwira ngo ntabwo mazi we nguzo nahita mbwira ngo ni heza cyane numva arahankumbuje wow so twabyumvishe kandi I hope yuko dushobora kuzajyayo inshallah Imana bidufashemo bizakunda. Yes rero nishimiye ngiye kumeze neza kandi nishimiye yuko wagarutse mu biruhuko amahoro kandi icyo nakubwira no gukomeza ingamba zo kwiga komeza ushireho imbaraga gutera imbere disabilities no inability na ejo za muganga uza umuyobozi wazaza uza kuri ibintu bye bitandukanye cyo ndashaka nuko muziheba cyangwa se mwumve ko ibintu bidashoboka ahubwo cyo mbashaka ndabashaka imbere kandi mukazagira uruhare mu kubaka igihugu cyacu. So rero reka nkomeze mbabwire ngo mukomeze mugire amahoro y'Imana ikomeze barinde cyane ndetse mukomeze mukore subscribe ubundi dukomeze kubagezaho ibyiza bigiye bitandukanye ndabakunda cyane tona na siku yengene cyo.